Yesu nashimwe cyane bakoze Imana bene data. Mumeze neza, Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ntabwo ndi butinde, ni iminota mikeya, ni akantu gasa nkaho ngiye gusobanura wenda kari buze no gufasha abandi. Tumaze iminsi hari abantu wenda batwandikira kuri WhatsApp inbox uko Imana nsengera, ndota abantu bapfuye, izi nzozi zimereye nabi, ndota abantu bapfuye, nakora iki kugira ngo ibintu birangire, ndota barimo kuma impano, ndota tusuhuzanya, ndota abantu bapfuye simenye ibyo bari kunkoresha ibintu nk'ibyo. Tugiye kubivugaho gatoya, niturangiza tuvuga akantu gato ushobora kuba wakora umwuka w'abantu bapfuye bahora bagaruka mu buzima bwawe ukarangira. Ubundi se mu by'ukuri abapfuye bakwiye kugaruka mu buzima bwacu mu nzozi turyamye ko bakwiye kugaruka? Iyo dusomye mu Baheburayo 9:27 ari amagambo abisobanura neza, kuko abantu bashyiriweho gupfa rimwe gusa nyuma hakabaho gucirwaho iteka. Bivuze ko umuntu wapfuye nta mpamvu kugira ngo agaruke mu isi cyangwa se mu buzima bwawe, kuko ategeye gucirwaho iteka, kuko biravuze ngo bashyiriweho gupfa rimwe gusa. Noneho Bibiliya hano ihita ibisobanura neza. Noneho dusomye indi nkuru ya Lazaro na Nyamutunzi, Luka 16:19 kugeza kuri 31, ntabwo wenda twiriwe tujya muri iyo nkuru yose, ariko nk'umurongo 24 avuga ngo bukeye umukene arapfa, ari we Lazaro nyine, ngo abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Noneho 23 ngo ageze ikuzimu arabazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Urumva ko hagati y'abakiranutsi n'abapagani harimo umworera koko munini, harimo itandukaniro. Lazaro muri paradizo na Aburahamu, undi ngo ari kuzima ahantu runaka arimo kubabazwa cyane. Ngo yaratatse 24 ati Aburahamu sogokuru mbabarira, ngo wohereze Lazaro ngo akoze isonga ry'urutoki rwe ngo mutuzi anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa cyane n'umuriro. Sinzi niba mwijuru hari y'amazi wenda yari yabonaga simbiza, gusa wenda wasanga ari amatakirangoyi cyangwa nariyo abo muri paradizo. Ariko Aburahamu aramubwira ati reka mwana wanjye, ibuka yuko waguwe neza ukiri mu isi atari ko Lazaro yahawe ibibi ariko aguwe neza. Noneho 23 avuga ngo ati hagati ya 27 ngo noneho ngo ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, ngo afite bene se, ngo afite abantu bavukana, ngo ababurire ngo batazajya ikuzimu bakajya kubabarizwayo. Bivuze ikirere cyo nashakaga, abantu bapfuye ntabwo bafite bwo kuba bagaruka, kuko Nyamutunzi iyo aza kuba afite ubwo bushobozi yari kuzagaruka hano mu isi akabwira bene wabo akababurira. Urumva rero kuba bagaruka ntabwo ari ibintu byiza, ahubwo ni imyuka y'abadayimoni yiyambika amasura yabo, izi imiryango wavutsemo iz'amateka bakaza kwiyoberanya, ndetse n'abarozi bajya biyoberanya bakaza amashusho y'abapfuye kuguteza umwaku, kugusubiza inyuma, ndetse no gukomeza kukubaha mu buryo bugiye butandukanye. Mbega ni imyuka yiyoberanya. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto 11:14 ngo kandi si igitangaza kuko Satani ubwo yihindura umumarayika w'umucyo yaraza ko amwishoye mama wawe, papa wawe, umuntu mwakundanaga, inshuti yawe, ariko hari ubutumwa bubi akuzaniye mu nzozi, kuko uzagira ubwoba usanga ibintu biratangira kuzamba mu buzima busanzwe. So rero ni Satani ukoresha amashusho y'abantu bapfuye kugira ngo agutere ubwoba, kugira ngo akuzanire umubabaro, akuzanire ibyago, akwinze mu mibanire yawe n'umwijima, mu mizimu. Ntabwo aba ari wa muntu wapfuye, kuko twabonye ko batagaruka hano ku isi. Ni imyuka y'abadayimoni ishaka kugira ngo yigarure ubuzima bwawe, yigarure urugo rwawe, yigarure imibereho yawe, usanga uri muri kasazi, uri mu mivumo y'abantu ba kera mu miryango. Kubera ko wenda hari imiziriro mu miryango yanyu, hari imigenzo yabayeyo, noneho ukarota aba bantu rero bicwe n'iyo migenzo cyangwa se abantu bapfuye ariko barabaye muri iyo migenzo. So icyo ugomba gukora rero mu gihe urota ibyo bintu, haleluya, ni ukumenya ko abantu bapfuye batongera kugaruka mu buzima bwawe. Icyo kikamera nk'ihame, ubundi ukamenya ijambo ry'Imana uko ribivuga, ubundi ugakoresha izina rya Yesu mu kwirukana ibyo bitero by'umwijima. Haleluya. Uzajya ubyuka uhita usenga, wirukana uwo muntu rose, wirukana umwuka w'urupfu. Ukibirota ugakangukaho gato, uzajya utubyuka wicare
nurangiza usenge mu izina rya nde Yesu Kristo. Abafilipi 2:10 kuko izina ryose, amavi yose, amazina yose azapfukama imbere ya izina Yesu Kristo. Nurangiza wirukane icyo kintu. Nagiye mbaho ubuhamya bwinshi buryo butandukanye, hari uwo wabirotaga arabisengera kandi birarangira. Ibyo ntabwo bisaba kugira ngo agusengere, ahubwo ni wowe bisaba kugira ngo bisengere. Haleluya. Ubundi ubwire Satani ngo Kristo aducunguye imivumo y'abapfuye n'ibiki byose, nta mpamvu yo kugira ngo bagaruke mu buzima bwanjye. Haleluya. Usenge wirukana imbaraga z'abadayimoni zihisha mu mashuri abantu bapfuye, uvuge ko Yesu Kristo ari umucunguzi wawe, watura amaraso Yesu Kristo kuri wowe, ndetse ujye usenga n'abasengesha mbere y'uko uryama, wishyire mu biganza bya Yesu Kristo, wigotesha amaraso Yesu. Iyo myuka niza izabona hari ubushobozi bukuriho, niyirirwa iza bigeraho ibone kutakigufite. Ubundi uca amasezerano y'abantu ba kera. Ntabwo inzozi abantu bapfuye niba uzirota, ntabwo ari abo ngabo, ni imyuka yiyoberanyije yambara amasura yabo, kuko niko kuri kwa Bibiliya, umuntu wapfuye ntabwo abasha kujya kugaruka, abarangiye. Kandi ikindi ntabwo azongera kuba muzima kereka mu izuka, ahawe igihano cy'uko yakoze nabi cyangwa se ahawe ingorano y'uko yakoze neza. Ntukemere inzozi z'abantu bapfuye ko zikomeza gutera ubwoba. Yesu Kristo aragucunguye. Yesu ni muzima kandi ni wenyine uduha ubuzima bushya iyo dusenze. So bakoze Imana bene data, ubona n'icyo ngicyo navuga, ntabwo aba ari wa muntu, ntabwo aba ari umubyeyi wawe, ntabwo aba ari papa wawe, ntabwo aba ari umuntu muvukana, ahubwo ni imyuka mibi. Kuko niyo bafashe umukobwa utarashaka bakamushingira abadayimoni, ikintu bakora bafata amazina ye, ariko nyine ya dayimoni yamukontroraga yamugengaga niyo iza ikajya imusambanya. Ntabwo aba ari wa muntu wapfuye, nuko baba bafashe amazina ko wa umwuka uri satanike niwo bafata bakajya gute bakamutongera bakawumumurikira. So Imana rero kuvaneho izo nzozi mbi mu izina rya Yesu Kristo. Imana kuvaneho ibyo bitero by'abadayimoni, uzajye ubyuka usenge, ubyange, ubyirukane mu izina rya Yesu Kristo. Izo nizo bita spiritual warfare, intambara y'umwuka. Izo ntambara z'umwuka rero zibaho, kandi n'ubu abantu baracyazirwana. Abantu bafite ibintu bibaboshye bigiye bitandukanye, abantu bafite ubuzima babayemo bukomoka ku mbaraga z'umwijima, bukomoka mu miryango n'amateka ya kera. Ntabwo ari we wenyine, ariko icyo ingenzi ni ukumenya Yesu Kristo wakiriye, izina rye urikoreshe mu gukuraho ibyo bintu, kandi bizakunda, uzatangira kubona impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Wasanga natwe twarabirotaga, ariko uyu munsi tukaba tutakibirota. Ubusa nakwibagirwa inzozi najyaga ndota ndi iwacu za Muhanga. Ubusa ndacyazirota, ntabwo nyizirota. Ezira Mpyisi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo umuntu avukana ubushitani, ariko iby'Imana birigwa, birashakishwa. Umuntu avukana karande, ariko agashaka Imana, ikagenda izikuraho buhoro buhoro. Imana yo bamugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi like kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ikugire neza. Shalom.